Reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi 5 kuri 5 kuri channel yacu twese hamwe ya Nzuri Market. Reka rero twizere yuko mumeze neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi, yaba abari mu Rwanda by'umwihariko, abari muri Afrika, muri Aziya, muri Amerika ndetse n'i Burayi. Mwese twizere yuko muri amahoro nkuko duhora tubibifuriza iteka ryose. Ngewe rero turi kumwe ndi Flora nk'ibisanzwe. Iyi ngiyi ni Nzuri Business Group Limited, idahwema kutugezaho umunsi ku wundi imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Mumaze kumenyera kandi yuko tugenda tubagezaho imitungo iri muri kategori zose, yaba ihenze, iri hagati n'iciriritse, yose tugenda tuyibaha, cyane yuko nyine abantu batanganya ubushobozi, ariko nyine iyi si yacu iyimereye. Nkuko rero muri kugenda mubibona ku mashusho, tubazaniye inzu navuga ko ari nziza bitewe n'uburyo yubatse. Ni inzu iri mu karere ka Kicukiro, hano rwose mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Masaka, hafi cyane y'ibitaro bya Masaka, hafi y'ishuri rya segonderi rya Saint Manuel, hafi rwose ya kaburimbo, nko mu minota 7 uvuye kuri kaburimbo n'amaguru. Byumvikane yuko ari ahantu hafi. Ni inzu iri muri quartier nshyashya, ni inzu iri mu kibanza gifite metero kare 390, nuvuga ngo iri muri site ariko ikaba irengejeho metero kare 90 ku buso bwateganyijwe. Iyi nzu kandi ikaba yubakishije amatafari ahiye yose uko mubona inyuma yubatse, ni nako n'imbere nyine yubakishije amatafari ahiye yose. Iyi nzu rero ikaba iri ku muhanda nyine wo muri quartier, birumvikana nkuko mubibona ku mashusho. Murabona yuko hari n'izindi nzu nshyashya bigiye bituranye. Iyi nzu rero ifite ibyumba 4, ikagira douche na toilette 2, ikagira salon na salle à manger ndetse n'ahagenewe ikikoni cyo mu nzu. Iyi nzu rero nkuko mubireba ntabwo irangiye mu by'ukuri. Ibi ngibi ni biteganyijwe ariko bidakoze ngo bibe birangiye. Gusa igikoze nyine namwe mwirebera n'amaso yanyu nuko ikinze kandi ikaba inasakaye, ndetse kandi banayituyemo nkuko muragenda mubibona ku mashusho nitugeramo imbere. Ndetse imbere ikaba iteye ibipande. Ni inzu rero rwose mu by'ukuri twavuga yuko yubatse mu buryo bukomeye nkuko muri kubireba bitewe n'ibikoresho biyubakishije. Urabona yuko ifite n'icyo bita rento kontini, ni ukuvuga ngo ni inzu mbese ikomeye rwose. Imireko irahari, amatiyo afata amazi, byose ni ibintu biteganyijwe. Urasabwa rero kuyigura nawe rwose, urayigura amafaranga atari menshi, hanyuma noneho ubashe kuyirangiriza nk'uko ubishaka. Iyi nzu rero ntabwo ihenze mu by'ukuri, ntabwo ihenze bitewe n'aho iri, cyane yuko aho iri ibibanza byaho ubu tuvugana rwose biri hejuru ya miliyoni 10. Ni miliyoni 10 gusubiza hejuru. Iyi nzu rero nayo ntabwo ishakamwo amafaranga menshi, wenda ntabicishije amatsiko. Iyi nzu irashaka miliyoni 28 ariko ziri negociable. Nuvuga ni miliyoni 28 ziganirwaho. Ni igiciro uraza uyisure, nuyishima uvuga uti ndabona iburiye ibi kuri miliyoni 28 ni mugabanyeho aya ngaya. Nuvuga ngo rero iyi nzu ishobora kuba iyawe kandi rwose ku giciro cyiza rwose udahenzwe. Ntabwo rero tubarangira amazu gusa mugura, ariko namwe mufite ibindi mugurisha mushobora kuduhamagara, noneho mukaza tukabagurishiriza ku gihe gito gishoboka, mu gihe gito gishoboka kandi ku giciro cyiza. Tukagufasha kubona umukiriya kandi vuba bitewe n'uburyo bwinshi butandukanye tugenda dukoresha dushakamo abakiriya. Wirindira za cyamunara, wirindira kugirana ibibazo n'abantu. Igurishiriza ubashe kugira icyo usagura, turabigufashamo kandi vuba rwose. Urabona yuko mu nzu nyine iteye ibipande nkuko twabibabwiraga, ikiburamo ni plafond. Ibi byose ni ibintu nyine bagukaturiraho amafaranga, noneho ukagenda ubasha kubikora cyane. Nari nkibabwira yuko tubasha namwe kubarangira abakiriya mwebwe mufite ibintu mukeneye kugurisha, ariko kandi mushobora no kuba mudakeneye kugurisha ariko mukeneye management y'imitungo yanyu, mukeneye ko imitungo yanyu ibyazwa umusaruro, abantu bakayitaho umunsi ku wundi. Ibyo ngibyo nabyo turabikora mu byo twise property management, tukagufasha kubyaza umusaruro inzu yawe, tukayibonera abakiriya ndetse tugakurikirana ibijyanye n'imisoro n'ubuzima bwa buri munsi bw'inzu, mbese byose tukagufasha.
si ibyo gusa kandi dushobora no kukubakira tukagukorera ibishushanyo, ariko kandi tubasha no kumanaginga nyine iyo mitungo yanyu, ari nako kandi tubasha kukwimura igihe icyo ari cyo cyose ukeneye kwimuka uva aho wari utuye ujya ahandi. Turakwimura ugasanga twateguye ibintu byose, rido twazimanitse, intebe twaziteye, ibitanda twabifunze, ukaza wiryamira rwose. Tubikora kandi mu buryo bw'umwuga. Serivisi zose zijyana n'imitungo itimukanwa rero turebaho kabisa. Twizere utugane uhamagaye kuri 0788486797 cyangwa uhamagare kuri 078123 si ibyo gusa kandi ushaka kudusanga aho dukorera hariya ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri feruje neza umanutse usa n'ugana Nyabugogo. Dukorera kuri etaje ya kabiri uvuye muri feruje y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukora muri etaje yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari cyangwa se umuryango wa mbere hareba ku Gisozi. Ni vuba rero ukaza tukagufasha, ariko kandi ushobora no kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ariko ushobora no kujya kuri website yacu wanditse www.nzuri.rw. Nitwe kampani ya mbere rero mu bijyanye no kuranga imitungo itimukanwa. Turagufasha byinshi. Aha ni mu gikari cy'iyi nzu. Urabona yuko iyi nzu rwose wayikoze neza ukayirangiza yaba ari imari kabisa, yaba ari imari. Kandi mwumvishe yuko amafaranga ishaka ugereranyije n'ikibanza, ugereranyije na quartier n'aho ibiciro by'ubwubatsi bigeze ntabwo ari menshi. No kuvuga ngo $28,000,000 ni igiciro rwose, ni igiciro dushobora kugabanya cyangwa se dushaka kugufasha gukatuza ikagurwa make, cyane yuko murabona ko inakrotiriye igice cy'inyuma cyahagana mu gikari. Igice wakrotira si kinini. Ushobora gukomeza kujya ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi kuri Fine FM 93.1 buri munsi kuva saa 12 kugera saa 1. Biba biri na live hano kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market, aho tuba dusobanura byinshi ku bijyanye n'ibibazo biri mu butaka, imikoreshereze yabwo n'imicungire yabwo, ndetse tukarushaho gusobanukirwa cyane hamwe n'abatumirwa ibijyanye n'igishushanyo mbonera, ibijyanye na master plan muri rusange. Ni karibu cyane rero, ni mutugane muri Nzuri Business Group Limited. Iwacu mukiriya n'umwami ibihe byose. Turabakunda cyane.